nitwa Karinamuryo Telesifori, mfite imyaka 63. Nariyubatse kuva jenoside irangiye, ubu mfite abana 7, abahungu 4 n'abakobwa 3. Ariko mbere ya jenoside nari mfite umugore n'abana 2 barabica, interamwe zirabica. Ariko urugendo ni rurerure kubera ko iyo bigeze muri iki gihe abantu baba barahungabanye, iyo ugeze nk'ahangaha usanga abantu twarahungabanye. Ariko nko muri kiliziya cyane narakukiye muri urufunzo rwa CND, ubwo umugore n'abana bamaze kubica ikarambi, bamaze kubica ngaruka inangaha. Ngeze ahangaha nsanga abantu bahangaha naho imirambo ahangaha mu kiliziya iruzuye. Ndambuka njya hariya ku mashuri, hari nijoro saa moya, nari kumwe na Rukara Berikimasi, nari kumwe na Gashegu Depite, nari kumwe n'umusaza Kabaka, nari kumwe na Harerimana n'umugore yari yaje kumureba ikarambi. Nibo batubwiye ko hano hari urufunzo runini tugomba kwishamo nta kibazo. Ubwo twaje ari ku itariki 29 tugera ahangaha dusanga imirambo, turambuka turagenda tugera hariya ku mashuri dusanga imirambo. Ariko abantu bazaga kujya gute kuharara, kuko nta handi hantu bari kujya barara, birirwaga mu rufunzo bagatahuka nimugoroba, tukaza bagatekera hariya. Ubwo twageze mu masaa 3 saa 4 z'ijoro turaharara, buracya mu gitondo ku itariki 30 turamanuka tujyana n'abandi mu rufunzo. Tukigerayo saa 4 z'amanywa interamwe zaraje ziraza, ubanza hari igihugu cyose ariho cyari cyakonokeye, baraza tujya mu rufunzo. Tumaze kujya mu rufunzo gitanzwe nari mpamenyere, nibwo nari nkiza, nari maje uwo munsi. Tujyamo turihishe, bagiyemo batema abantu benshi. Ubona ahangaha bagiye batema imihoro ku majosi n'iki no ku maguru, babatemye mu munsi ku itariki 30. Ariko aho narindi nko mu masaa 7 hari interamwe zari zigiye kugeraho zirurindo. Noneho hirya yanjye hakaba hishe uwitwa Kaniziyo Utagengwa, habaryo nawe akaba ari imbunda bari barambuye umusirikare hano mu mabisi, babaje kurwana bamwambura imbunda kubera ko bagira imbunda. Iyo mbunda niwe yadukuye mu rufunzo, agiye gutema Kaniziyo Utagengwa mwarimu. Habaryo bayamubonye ahita amukubita isasu, amukubise isasu asubira inyuma, aramubwira ashaka ha inyenzi zarugezemo. Nuko ubwo nabandi nabo ubwo bari bahari aho ngaho hafi yanjye barihinda bashaka basubira inyuma, basubiye inyuma. Ariko bari barimo kugenda batema urufunzo, bari bagiye kungeraho neza. Bari nkana hariya, hari nka metero 3 kugira ngo nanjye bangereho. Uwari inyuma yaramugatisha ati genda isubi, atari ku bundi wanyu ni hehe, undi ngo ndi Rulindo, undi ngo we ni hehe, ngo ni Musenyi, ngo hangura beho ndigendeye ngo batarinda kunyirasira. Basubira inyuma ubwo ngubwo bahita bagenda. Ubwo nanjye tusorokamo mu masaa 10 ndaza nkigera aho twatekeraga hakuno ku rufunzo hari munsi kuri CND, sanga abantu babishe babarangije, barimo abakobwa ba Nyiringabo, babashiki ba Munyaneza, barimo witwa Rugeni Nyange muri umuntu akaboye Berikimasi, mbese imirambo myinshi aho ngaho. Ubwo tuvamo ndaza nzamukana na murama wanjye witwa Nkumbuye bari Nyamata, yagiye no mu gisirikare bari ko ninde mobe. Ndaza anjyana ahantu mu nzu yitegura, mpita ndwara malariya, mbikirage neza. Akigenda kanshakira utuzi mu gishanga, akansiga mpishe mu Masaka iwabo. Ubwo ngubwo akaza nimugoroba akaza kureba ko napfuye, akaza akambona hashize. Ariko nkaba nifite radio ka nationali, nari narabanye mu rugo narakiziritseho umukandara, tukajya tugenda twumva aho inyenzi aho inkotanyi zigeze. Ubwo noneho akajyana namubwe nti iyi radio muzayijyane batazanyica mukagira bakayirirwana. Yaza kabirirwa yatorwa amabuye yariwa yanitse agashyiramo. Tugiye kumva twumva ngo zigeze kuri juru, zigeze mwogo. Ubwo bigeze saa 4 z'ijoro ku itariki ya 5 nibwo bahise abasirikari biga ko baje n'imodoka barara ahangaha bagenda tuzireba. Twabaga ahangaha ku mashuri zigenda bahunga. Ubwo ngubwo bukeye mu gitondo saa 3 nibwo nkambi hariya abaturutse igako
abasirikare ba FPR baturutse ko nibwo bahise barasa inkambi yari hano Kariyeri, bari bashinze inkambi nini cyane, barasamo igisasu bariruka. Bamaze kwiruka nibwo bageze hariya batangiye bati abantu mu rufundo barimo baraza nk'aya masaha, nibwo bangezeho batujyana, tugenda tujya Nyamata, batugeze Nyamata. Ngo urwo rugendo rwacu tugeze Nyamata turahabaye, turahaba mu nkambi, ariko batatuvura, baduha imiti. Ubwo nagiye rwose meze nabi hafi, mbese iyo hamara iminsi 3 leta y'ubumwe idafashe, ntabwo nanjye nari kubona umuntu ari gupfa. Ubwo ikintu nashimira FPR, nayishimira uburyo yatubohoje, ikadukura mu rufunzo, ikaduha ubuzima bushyashya, tugatunganirwa. Ikindi nashima nyakubahwa Perezida wa Repubulika uko yayoboye ingabo hatubohoye, kandi n'ubu iki gihugu akaba kigejeje ahangaha. Mbona n'imyaka 30 tuvuga ngo intuza, ahubwo navuga 25, kuko muri 5 kwari gusanasana byanjye, kuko mbona igihugu cyari cyarasenyutse. Mbona muri imyaka 25 aho iki gihugu kigejeje, tutavuze 30 niyo kwibuka igihe abantu bapfiriye, ariko 25 niyo mbona rwose. 5 yari kwirema, kwari gusanasana, ariko muri 25 rwose aho ibyo bigeze, mbona iki gihugu twongeye tukagira amahirwe, Perezida wa Repubulika akatuyobora nk'uko twamwitoreye, n'ubu tuzamutora. Rwose abana bacu aho baba bari nta macakubiri. Ubugiye nize siziyemu gusa, nta rindi shuri nigeze niga, kandi mfite uburenganzira bwo kwiga. Ariko ubu ngubu abana banjye barize, bariga, baraminuje. Ubu bane bari muri kaminuza, abandi 3 bari muri segonderi. Rwose mu by'ukuri leta y'ubumwe yaratwubatse, kandi nkaba nasaba abanyarwanda, abavandimwe bacu baduhemukiye, nuko binangira bakwiye, bashatse bakaduhaye imibiri yacu, bakaturangira aho babashyize, tukabashyingura. Nta n'icyo twabahaye imbabazi batazidusabye, turazibaha batazidusabye. Ariko Imana idufashije, nk'uko padiri yahoze abivuga hariya, ikabajya imbere, umutima wabo nama ukaduha uburenganzira, bakajya gute bakaduha abacu aho babashyize. Murakoze.